iyo wabaye muri Yesu ukamenya ukuri ubatuka kubiki ndaza kubikubwira mu kanya. Ariko umuntu abaye muri Kristo akaba muri Kristo neza, apana mu idini ubarizwamo runaka, ndavuga kuba muri Yesu. Kuko ushobora kuba mu idini utaba muri Yesu, ushobora kuba mu bintu by'ibare kutaba muri Yesu. Ni igihe Yesu akurimo nawe umurimo. Ndavuga ngo ni igihe umwana akurimo nawe ukaba uri mu mwana. Ndavuze ngo ni igihe Kristo. Ariko kenshi hari igihe tugenda bigisha hamwe na bamwe batwerekera Imana mu muntu w'inyuma, batubwirira Imana mu bifatika, mu biboneka. Bijya bimbabaza rimwe na rimwe iyo umuntu ni inzira yo kujya mu ijuru gusa, bakamutekeza muri angela ati bazanyana mu ijuru gusa. Hoya sicyo yaravuze ngo ngewe ndi inzira yo kubona urubyaro, ndi inzira yo kubona amahoro, ndi inzira yo kubona ibyishimo, ndi inzira yo kubona ikintu nakenera cyose. Yesu ari kombine y'ibintu byose wakenera, niwe nzira. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu, urakoze kuko uduhaye amahirwe n'umugisha wo kuba n'abantu badukurikiye kugira ngo bumve ubutumwa bwiza. Turagushimiye cyane, ganiriza buri muntu wese kandi imbaraga zawe kwera, gukiranuka, guhishurirwa bikoreye mu buzima bwabo. Kandi iri jambo riherekejwe ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo indwara zikire, abantu bumve ihumure, bumve kubaho ndetse no gusigwa ibyabarwanyaga ubirwanye, kandi ubwenge utanga ube kuri no kuri nge kugira ngo twakire ubwo buzima duhaye. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turabashimiye ku mwanya mwiza tubonye kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka mabwire ngo Imana ibahe umugisha cyane, kandi mbibutse yuko Imana ibakunda urukundo rwinshi cyane, rutakene rwo mwakwikunda cyane ko yabamenye nta muntu urabamenya. Ndavuga wowe ku giti cyawe, ikuze nta muntu ukuzi, nagutoranyije nta muntu uragutoranya, igufite n'umugambi mwiza. Yaravuze ngo nzibyo nibwira nzabagira n'ibyiza si bibi, ngo kugira ngo mbere y'umutima ibyo muzabona hanyuma. Imana iragukunda cyane cyane, nta kiboneza mvugo gihari, na magambo ahari yabisobanura uko biri, ariko Imana iragukunda. Ibyo ucamo byose Imana irabizi kandi iragukunda. Reka mbasuhuze, mbaha n'ikaze muri mwanya w'ijambo ry'Imana. Nitwa Ndamukunda Patrick, mbahaye ikaze, ni umugisha kuba kuri no channel, kuno muyoboro mu bivuga butumwa. Imana ibahe umugisha, kandi nashimye aho subscribe mwagize neza, nekeza ko mwagiye mwunguka. Imana ibahe umugisha. Comment zawe munsi iki kiganiro ni nziza, ziradufasha tumenya ko mwabyakiriye, ikindi kandi bisangije abandi byaba ari byiza cyane. Turaganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 31. Turahasoma tuze kuganira, tahuza andi magambo Yesu yavuze, tuze kumva icyo Imana ivugana natwe. Haravuga ngo muri Yohana 8 umurongo wa 31 n'amagambo Yesu yavuze, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri. Ndashaka ko tuza kuza gusa naho twigisha, tukumva no magambo inyandiko kwiri n'icyo arimo kuvuga n'icyo bitwigisha umurongo ku murongo. Haravuze ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri. Urumva ko icyambere kugira ngo ube umwigishwa nyakuri ni ukuguma mu ijambo. Iyo birivuze ijambo bivuze Kristo, biravuze ngo nuguma muri Yesu, nuguma muri Kristo uzaba uri umwigishwa nyakuri, uzaba umwigishwa nyakuri. Iyo azi ijambo rivuga ngo umwigishwa bivuze ko ari n'umwigisha. Hari icyo bita umwigishwa akaba n'umwigisha. Rero umwigisha ni Kristo, ari we jambo. Iyo ugumye muri we akubera umwigisha mwiza, nawe ukamubera umwigishwa nyakuri. Bikabyara rero ikintu gifite imbaraga tugiye gusanga hasi. Iyo umaze kuba mu ijambo warangiza ukaba umwigishwa nyakuri, haravuze hasi ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri kwa bature. Yaravuze ngo igihe cyose wamaze kuguma mu ijambo, ukaguma muri Yesu, ugakorera muri Yesu, ukagendera muri Yesu, ukavugira muri Yesu, ukamuza wanye na Yesu iminsi yose. Hari igihe abantu dukora amakosa, tubana na Yesu mu gihe runaka, mu gihe byitwa byiza, mu gihe yaguhaye ibyo wamusabye, mu gihe uri mu rusengero. Ariko kuba muri Yesu, kuba mu ijambo ni ubuzima bwawe bwa buri munsi, amasaha yose, aho waba uri hose murabana. Kuko Kristo afite umwihariko, ni umugabo ubana natwe ibihe byose. Yigize kubwira abigishwa ngo umwuka wera azaza abane natwe ibihe byose. Bivuze kandi umwuka wera azaza aho tuba, ntago azaza aho tuba, azaza aho turi, abane natwe ibihe byose. Igihe wagumye muri Kristo biguhesha kuba umwigishwa nyakuri. Igihe umwigishwa nyakuri bibyara iki? Uhita umenya ukuri, warangiza ukabatuka. Icyo cyo gikunda kumbabaza cyane. Abantu benshi bazi ko batari imbata, ariko ndashaka kuvuga ibintu wenda 3 cyangwa 4. Iyo wabaye muri Yesu ukamenya ukuri, ubatuka kubiki, ndaza kubikubwira mu kanya. Ariko umuntu abaye muri Kristo
akaba muri Kristo neza, apana mu idini, apana mu idini ubarizwamo runaka, ndavuga kuba muri Yesu, kuko ushobora kuba mu idini utaba muri Yesu, ushobora kuba mu bintu by'ibare kutaba muri Yesu. Ni igihe Yesu akurimo nawe umurimo, ndavuga ngo ni igihe umwana akurimo nawe ukaba uri mu mwana, ndavuze ngo ni igihe Kristo ari mu buzima bwawe ariko nawe ukaba uri muri Kristo. Yesu yaravuze ngo uwo munsi muzamenya ko ndi muri data na data akaba muri nge ariko namwe mukaba muri nge. Bivuze ko abizera bavutse bwa kabiri batuye muri Kristo, niho barara, niho birirwa, niho bakorera, ariko kandi na Kristo agendera muri we. Yaravuze ngo nzagendera muri mwe, mvugire muri mwe, nkorere muri mwe, mumbere abahungu n'abakobwa. Bivuze ko abakiriye Kristo, abagumye mu ijambo, barara muri Yesu, bagendera muri Yesu, bakorera muri Yesu. Ahantu batuye ni abadayimoni bahagera, ahantu batuye ni ahantu hadasanzwe, ariko igitangaza na Kristo ari mu buzima bwabo. Bivuze ko Imana ntabwo yahisemo gutura mu bamarayika. Imana ishimwe, ntabwo Imana yahisemo gutura mu bamarayika, yahisemo gutura mu bizima bine. Ntabwo Imana ifite ubuturo mu basaza bo mu ijuru, ibintu byo mu ijuru. Yaravuze ngo mwebwe nimwitaruka n'ibidatunganye, niko Imana yavuze, nzaza mba Imana yanyu, cyambere nure muri mwe, ngendere muri mwe, mvugire mu mbere abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka avuga. Aha rero iyo umaze kuba muri Yesu wese akakubamo, umenya ukuri. Ukuri ni iki? Iyo uvuze ukuri uba uvuze Kristo. Abantu benshi batekereza ko ukuri ari ikintu cyemewe n'abantu benshi. Iyo urebye ukuntu isi yubatse n'uko isi yigisha, iyo ikintu abantu bakunda byemewe na majority, ibintu byemewe n'abantu benshi. Iyo ibintu byemewe n'abantu benshi, cyane cyane bikavugwa n'abakomeye muri iki gisate bakoreramo, niba ari muyobokamana, niba hari ikintu kivuzwa n'umuntu ufite titiri ikomeye, kivuzwa n'umuntu ufite uko ahagaze mu mibereho isanzwe, hari igihe cyemerwa cyane kuruta uko ikindi cyakwemerwa, kikitwa ukuri kandi ari ikinyoma. Ndashaka kubabwira iki, iyo umuntu rero avuze ukuri, iyo umuntu avuze ukuri aba avuze Kristo. Kristo niwe kuri. Yaravuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Ijambo ubugingo bivuze ubuzima, bivuze eternal life. Yaravuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye buzima. Kuba uvuze ngo ni inzira, ntabwo avuze ngo ni inzira yo kujya mu ijuru gusa. Hari igihe abantu babyibisha bakavuga ati Yesu ni inzira yo kujya mu ijuru gusa, bakamutekereza muri angela ati bazanyana mu ijuru gusa. Hoya sicyo yaravuze ngo njyewe ndi inzira yo kubona urubyaro, ndi inzira yo kubona amahoro, ndi inzira yo kubona ibyishimo, ndi inzira yo kubona ikintu nakenera cyose. Yesu ari kombine y'ibintu byose wakenera, niwe nzira y'ibintu byose wakenera, ariko icyuta byose niwe nzira ikugeza mu ijuru, niwe kuri kandi niwe buzima. Kuko ariwe nzira kandi akaba ariko kuri, nuko ahandi hose ikintu cyose wageraho ndetse wanagira ntago kiguhesha ibyo wari ukeneye bitandukanye. Ushobora kugira amafaranga ariko nugira amahoro, ntago amafaranga ari inzira iguhesha amahoro. Hari abantu bayatunze ariko babura amahoro kandi bayafite, bakabura ibitotsi kandi bayafite. Kugira umugore ntago ari uguhesha amahoro. Ibintu byose byo wavuga bitandukanye ni ibintu byangirika. Yesu aravuze ngo ninjye nzira njyenyine ishobora guhesha amahoro n'ibyishimo, niwe mahoro yacu, niwe byishimo byacu, niwe kuri. Kuvuga rero ngo muzamenya, ko yaravuze ngo muzamenya, nimamuka mugumye mu ijambo mukabigishwa nyakuri, rezita zizavamo cyangwa kizakumuka muzahita mumenya, nimumenya mubatuke. Abantu benshi bazi ko bazi Yesu, bazi ko bamuzi bashingiye ku myaka bamaze ahantu basengera, ndetse n'inshingano bafite mu nsengero. Ashobora kuba ari umuririmbyi, ashobora kuba afite ibintu akora mu rusengero asengeramo, akagira abamuhesha kumenya Imana. Ntabwo duheshwa kumenya Imana imirimo dukora mu rusengero, duheshwa kumenya Imana cyangwa kumenya Kristo nuko twagumye mu ijambo, tukemera tukabigishwa nyakuri. Iyo tumaze kubyemera ngo duhita tumenya ukuri, tukabatuka. Ukuri rinde ni Kristo. Yaravuze ngo nimuramuka mugumye mu ijambo mukabyemera mukaguma muri ngewe Kristo, ikintu muzakora muzahita mumenya, nimumenya muzabatuka. Ntabwo ushobora kumenya Kristo ngo ukomeze kuba imbata y'ibintu runaka bitandukanye. Icya mbere, kuyanza no kuzusura ngo uza gutinda cyane, ikintu cya mbere ugomba kumenya iyo wamenye Kristo, wamenye mu ijambo, warangiza ukaba umwigishwa, ukahita umenya ukuri, ukabatuka. Ikintu cya mbere ubatuka wamenye Kristo, mumbabarire, ubatuka ku mategeko. Icyo ni icyambere, batuka kuki ku mategeko, kuko Kristo ntago abonekera mu mategeko. Amategeko ni umushobo tugeza kuri Kristo, ariko iyo utatuka ku mategeko ntago waramenya Kristo. Ntago amategeko atwishurira Kristo, ahubwo Kristo we amategeko aho umushobo tugeza kuri Kristo, abo umwuzure byose twari dukeneye muri Kristo. Iyo wamenye Kristo ukamumenya neza ukabatuka, ubatuka ku mategeko. Icya kabiri, ubatuka ku mihango. Hari abantu benshi bagira imihango itandukanye, ndavuga imihango y'ukwemera gutandukanye, ariko batazi Imana. Akaba afite imihango anayikora neza pe, ugerageza kuba umucyanutse ku mihango runaka,
ku mihango, reka wenda mvuga mu mazina yabyo, ukaba uri umuntu usengera mu badive ntacyo bitwaye, ukagerageza kubahiriza isabato neza, kugerageza gufa kugira gute, ugasanga nubwo ubikora ni byiza ruhande rumwe, ariko ntabwo uzi Imana, ntabwo uzi Yesu. Rero kumenya Yesu bituma urenga ikintu cyitwa imihango, ukamenya Yesu mu mwuzuro we. Ubwo Kristo aza ntabwo yatuzaniye imihango yari isanzwe ihari, ahubwo yazanye igisumba imihango, azana ubuzima bw'Imana muri twebwe, kugira ngo dutangire ubuzima bushya bwo kubaho tubereyeho Imana n'ahangaha, tubeho ubuzima bugaragaza Imana aho turi. Iyo udafite ayo makuru ubaho ubuzima utagombye kubaho. Buri ikintu cya mbere ni amakuru, murabizi. Amakuru ufite akubeshaho cyangwa akaba yakwica. Mu yandi magambo, uri ingaruka y'amakuru ufite. Uri ingaruka y'amakuru ufite. Kandi amakuru ufite akomoka mu bintu bibiri byonyine, kugira ngo umenye uvuga ati ariko ngewe wowe turimo turaganira turi kumwe, wibaza ngo ngewe ndinde, ni ibiki mfite, ndi muntu ki, ejo hanjye hazaza hameze gute. Uzi ikintu uzakora, ukeneye kubanza kumenya wumva iki, ureba iki. Amakuru ufite akomoka ahantu habiri, mu byo wumva no mu byo ureba. Iyo ufashe ibyo wumva ugatanya ibyo ureba, umenya amakuru ufite, n'ayo makuru agenga imitekerereze yawe. N'ibitekerezo ufite bikugena uko uza ejo hazaza, kandi ibitekerezo ufite bigaragaza mu byo uvuga. Iyo watuye ijambo, iyo uvuze, bigaragaza ko ufite imitekerereze mizima cyangwa ipfuye. Soma yaravuze ngo ubwenge bugaragara iyo umuntu avuze, ariko niba umuntu acetse ari igicucu ngo agaragara nk'umunyabwenge. Bivuze ko iyo umuntu avuze aboneka ubwenge. Umukristo wamenye Kristo cyangwa wamenye ukuri akabatuka ku mihango, agendera ku buzima bwa Kristo, apana ubuzima bw'imihango. Ntabwo ndimo ndabuza kubahiriza amahame y'ahantu usengera no kwitwara neza aho usengera. Bikora, ariko mbere yo kubikora ubanza ube umukristo, ubanza umenye Kristo, ubatuke, nurangiza biguheshe ikintu gikomeye cyo kumenya Imana. Daniel yaravuze ngo abazi Imana yo bazakomera. Niko Daniel yavuze, abazi Imana yo bazakomera, abazi Imana bazakomera. Ngo nibara gukomera bakora iby'ubutwari. Ntabwo ushobora gukomera utaramenya Imana, kuko ibindi byose ntabwo bikomeza umuntu. Impamvu bidakomeza umuntu ni ibintu bishira kandi biguruka. Uyu munsi umuntu akomezwa n'amafaranga, ejo akagenda kuko amafaranga agera nyirayo. Bivuze ko amafaranga adakomeza umuntu. Uyu munsi umuntu akomezwa n'intebe y'icyubahiro yicayeho, ariko ejo bundi akayikurwaho ntibikunde. Rero Imana yaravuze ngo umuntu uzakomera by'iteka, haleluya, uzakomera by'iteka ni umuntu wamenye Imana mu mwuzuro we. Kumenya Imana ni iki? Ni uguhishurirwa Yesu, ukamenya ko ari ukuri, ukamenya ko ari inzira y'ukuri n'ubugingo, ukamenya mu mbaraga ze zose, biguhesha kugira amahoro. Imana ishimwe. Kugira ngo niba tuza gusoza, iyo umuntu amaze kubatuka ku mateka, akabatuka no ku mihango, dore ikintu bibyara ahita abatukaho gikomeye nshaka guhuza n'ikindi cyanditswe, ahita agira ikintu cyitwa amahoro menshi. Ndavuze ngo amahoro menshi, ariko aya mahoro adakomoka mu byo atunze, akomoka mu cyo yakiriye. Ndavuga Kristo. Iyo wakiriye Kristo ukamumenya uko ari, ugira amahoro adashingiye ku byo aguhaye, adashingiye ku byo wagezeho, ahubwo ashingiye ku cyo Kristo yakoze mu buzima. Kuko Kristo adiringa n'umuntu w'imbere, cyangwa ahindura umuntu w'imbere, muri imbere akaza influence w'inyuma. Ntabwo umuntu w'inyuma influence uw'imbere, ahubwo uw'imbere influence uw'inyuma. Mvuze ko umuntu w'imbere ahindura uw'inyuma, adiringa n'imbere, imbere hagahindura inyuma. Ariko kenshi hari igihe tugenda bigisha bamwe na bamwe batwerekera Imana mu muntu w'inyuma, batubwirira Imana mu bifatika, mu biboneka. Bijya bimbabaza rimwe na rimwe iyo umuntu kenshi afite ibiboneka ibigaragara, hari ukuntu agaragara nk'aho azi Imana, yabonye Imana kurusha abandi, mbese ari we muntu Imana ivugiramo, cyangwa Imana yamukunze kurusha abandi. Nshuti yanjye, Pawulo yaravuze ngo ibyo umuntu atunze ntabwo bivamo ubugingo. Kuko Kristo aza ntabwo yazanye ibifatika, yazanye ibidafatika ariko bibyara ibifatika. Kristo yaje ibintu bisanzwe bihari, yaje asanzwe ibintu byose bikorwa. Rero iyo umuntu akubwiriye Imana muyiboneka, aba arimo gupfobya Imana. Pawulo yaravuze mu rwandiko rwandikiye Abaroma, aravuga ngo ibitaboneka by'Imana nibwo bumana bwayo, ibitagaragara by'Imana nibwo bumana bwayo. Iyo ushakiye Imana mu bigaragara, hari igihe uyibura. Wabona udafite amafaranga kugira ngo nta Mana ufite, wabona utarubaka inzu ngo nta Mana urabona. No, ushobora no kuzapfa utayubatse, ushobora no kuzapfa utarabyara, ushobora no kubyara Imana yabiguha, ushobora no gupfa utarabona imodoka nubwo uyisengera, ushobora no gupfa utarabasha kwiga. Ariko igikomeye si icyo. Mbere y'uko iguha ibifatika, igomba kubanza kudiringa n'umuntu w'imbere. Yesu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana, munashake gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Iyo umuntu yamaze guhishurirwa Yesu, yamaze kubatuka, yabaye mu ijambo rikaba muri we, yarangiza akamenya ukuri, yarangiza akabatuka, abatuka ku mategeko, abatuka ku mihango, bikamuhesha kugira amahoro yo muri Yesu. Amahoro yahe yo muri Yesu. Hari igihe njya mbona rimwe na rimwe iyo umuntu afite ibintu bisanzwe bifatika,
hari igihe agira amahoro. Ikigaragaza ko abantu babyitiranya rero njya no kubivuga kenshi ahantu hatandukanye, ni uko abantu nyine babyitiranya cyane. Iyo umuntu afite, reka mvuga iby'inaha iwacu ugahura isinzi, iyo umuntu afite sitoke mu rugo sitoke mu rugo, ibintu bimeze neza, imirire ihari, iminywere ihari, ibintu bimeze neza, abana biga, bizinesi igenda neza, ibintu bikoze neza, kenshi uwo muntu muri iyo minsi bimeze uko. Icyakwereka ko barabyitiranya, aba afite ibyishimo byinshi n'amahoro menshi, akunze Imana cyane n'abantu b'Imana cyane, ku rusengero aboneka mbere ubona ari umukristo mwiza, umushumba avuga ati dufite umukristo ukunda Imana. Ikigaragaza ko atari byo baba babyitiranyije rero, nuko ikimbabaza uko ibintu bigenda bishira gake gake, bishira gake, atazazabikwa niko atakaza amahoro, niko atakaza ibyishimo, niko akambye imanga, nikabura amahoro, byakongera byaboneka akongera agakunda Imana. Icyo cyitwa ikinamico. Ntabwo uba ufite amahoro ya Kristo. Amahoro ya Kristo ntabwo ashingira ku bintu, ashingira kuri Kristo wenyine. Abakera bagiraga amahoro ashingiye kuri Kristo, biratubwira ngo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe. Bahoraga bikigura cyane ngo bakabyisha ngo turi abashyitsi, turabimukira mu isi. Babaga batumbiriye gakondo igihugu bajyamo, ntibashingiye kubiboneka. Ariko ikimbabaza, wenda namwe mbavuge mudukurikiye, hari igihe usanga wikundira umuntu ukubwirira Imana muyiboneka. Ni ukuri mubwira ijambo rikomeye, wihangane. Ahantu hose uzagera mu buzima uzageramo, uzasanga urindushye ahantu ugeze. Umva ridakomeye uzasanga urindushye ahantu ugeze. Nta rwego na rumwe ruhari ruriho rugaragaza yuko umuntu afite Imana cyangwa ari ahantu ageze bikagaragaza ko abonye ubuzima. No, ni ukuri kw'Imana. Utunze ararushye kuko afite ibimugoye ku rwego rwe, udatunze ararushye ku rwego rwe. Ariko Imana yateguye ahantu heza ho gutura, inshuti z'umusaraba, ahantu heza ho kuba, warangiza ukagira amahoro menshi aguhesha ibyishimo n'umunezero mwinshi udasanzwe. Rero ugomba kubatuka ku mateka, kubatuka no ku mihango. Wenda ubutanzi ababwira bimwe mu bikuta bigera kuri 7 bituma Imana idakora mu buzima bw'abantu. Hari ibintu bituma Imana idakora. Muri buka Yesu ngo yagiye ahantu mu rusengero mu sinagogi ngo arigisha ngo abantu baruzura bajya mu madirishya no mu nzugi, hakora ibitangaza byinshi. Ngo hari umuntu ngo yaravutse amugaye, ngo abantu baramuheka ngo bamujyane ngo mu rusengero ngo abe yamusengera. Ngo bahageze basanga bari mu madirishya, bari mu nzugi, babura aho bamunyuza, banga kumuhinzira. Buri gikuta cyamenye uvugeho nacyo umuntu akibatuka wa leta n'atasorezaho. Iyo umuntu yishuriye Kristo abatuka ku bantu, igikuta cyitwa abantu. Uzi ko abantu batubuza kugera Yesu. Ibaze bazanye umuntu afite ikibazo aremaye, bamuza n'umuturanyi, bamanye igihe kirekire mufite, ariko baravuga ati natwe twaje kureba Yesu. Banga ko yinjira mu madirishya, ariko abantu bagira kwizera ngo basambura hejuru amanura umuntu imbere ya Yesu. Nkunda Yesu. Yirengagiza bari mu madirishya no mu miryango, atumbira amanutse aje imbere ye, aravuga ngo byaro bibabariwe. Abandi baravuga ati ni gute ukiza ibyaha? Aravuga igikomeye no gukiza ibyaha, ahubwo nahaguruka agende, aragenda ngabikora ari ku isabato. Rero iyo umuntu yakize yabohe na Yesu, abatuka ku mategeko, abatuka ku mihango, bikamuhesha amahoro, yarangiza kandi akabatuka ku bantu. Ubu n'abantu benshi mufite ibikomere by'abantu, kanaka ntacyo yamariye, kanaka ntacyama kandi afite, abantu bambwiye nabi, mwe mufite ibikomere by'imiryango muvukamo. Nshuti yanjye, kubera Kristo batuka ku bantu. Abantu n'Imana imukoresheje nishimwe, ariko batuka ku bantu. Kumumye yaravuze ngo abantu nta cyiza kibavamo. Abantu nyine ni abantu. Nugize gukora yagikora kuko Imana yabigambiriye, yabinyujije kuko Imana ikoresha abantu. Niyo mpamvu ugomba kubatuka ku bantu. Igikuta kindi cyaka navuga wenda navuga nzanagarukaho, ni igikuta nyine navuze cy'amategeko, mvuga icy'imihango, mvuga n'icy'abantu. Ikindi gikuta gikomeye ni ikintu cyitwa ibintu bimenyerewe. Ni byinshi umuntu yavuga, ariko ndabasengeye mu izina rya Yesu. Iyo umuntu amenye Yesu abata kuri ibintu, none arishuwa Yesu uramuzi, wabatutse kuri ibi bintu bitandukanye, ufite amahoro. Payandikiye abakorosa yabwiye ngo mureka amahoro ya Kristo atwara ibice 3:15. Yaravuze ngo mureka amahoro ya Kristo atwara imitima yanyu. Yaravuze ngo rekuravura Yesu agutwara umutima. So wasanga witiranya amahoro y'ibintu ukayitiranya na ya Kristo, bidahari wakunda Imana. Uramutse ubaye imfubyi wenyine ugasigara wenyine, wakunze gukunda Imana? Wenda utasaga no ku Kristo. Ubu Kristo n'ubuzima bubanye n'Imana ku giti cyawe. Kristo nikinye ko bufite. Niyo mpamvu Yesu yavuze ku murongo dukunda kugendera ku ino channel, yaravuze ngo mwese abarushe n'abareme muze munsange ndabaruhura. Dore nguyu murongo tugenderaho ni umurongo wo muri Mateyo 10:27. Haravuga ngo 28. Haravuga ngo mwese abarushe n'abareme muze munsange ndabaruhura.
mwemere kuba abagaragu. Nakunda no magambo yaravuze ngo mwese aboshye muze ndabura, bivuze ko Kristo ntago areba abakomeye, areba n'abarushya akabegera akabahamagara, ariko arababwira ngo nimungeraho muje, abashiramo akantu ka kondisiyo, nimwemere mu abagaragu. Hari igihe abantu banga kuba abagaragu bagashaka kuza ngo bamere nka Yesu. Yaravuze ngo nimwemere muze ariko muba abagaragu, nimangiza mu nyigire, nimubikora mukabyuzuza muzahita mubona uburuhukiro mu mitima yanyu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba ituruka mu nda ye. Bivuze ko adakeneye kujya andi masoko ajya kuvoma ahandi, nta soko y'ibyishimo akeneye gushakisha ahandi, isoko y'ibyishimo iri muri we. Iyo agize inyota afata ku mazi amurimo, yarangiza akanywa agashira inyota. Njye yaravuze wajyaga njya kwiriba ryiza ngajya kuvoma amazi ngo numva mfite inyota ikomeye, ariko ngahita mbura amazi nkiheba nkumva nguwe nabi. Arabanga ariko ubu ni Yesu maza wenyine. Imana ibaho umugisha rero. Mwese abarushe muze mwegere Yesu, ariko mwemere kumwigiraho kandi mwemere abature. Mwo kuvuga natangaje ko ijambo twasomye yarababwiye ngo muzabatuka. Baramubwira ati no wibeshye, baramubwira ati ushobora kuba wivangiwe, wavangiwe. Niko bavuze mu magambo. Baramubwira ati twebwe turi abana ba Aburahamu. Turi abana bandi ba Aburahamu. Iki giteye agahinda. Hari igihe umuntu umubwira atari ukeneye kwiga ijambo ry'Imana, ukeneye kumenya ndinde mu Mana, ukeneye gusenga, atari ko yenge maze imyaka myinshi muri itorero. Ngiye maze imyaka myinshi nsenga. So ubona ko mfite ibintu nkora mu rusengero. Ushobora kuba uri umuyuda cyangwa uri umwigisha ariko utazi Yesu, umeze nka Nikodemu utaramenya kuvuga ubwa kabiri. Yarababwiye ati turi abana ba Aburahamu. Arababwira ati no muvuze ngo mwabona Aburahamu, ukora ibyaha ni imbata y'ibyaha. Ahubwo muvuze ngo muri abana ba Aburahamu, ubwo muri imbata by'iteka kuko mwanze kwemera ukuri. Nkunda umurongo wase navuze ngo ariko nimwemera umwana nababatura muzamubatutse by'ukuri. Uyu munsi wowe nkurikiye, umwana nakubatura, akubature ku bantu, akubature mu bukene, akubature muri ubwo burwayi mazemo igihe kirekire, akubature mu burwayi, akubature mu bitandukanye, kandi umwemere, wemere. Umene yankone Filipo yasanze akayibaza ngo ibyo usoma urabyumva, kabwa ngo nayibasha gute nafite ibinyigisha. We yaravuze ngo nayibasha gutemera kamwigisha. Ikimbabaza ntago ushobora kwemera kuba wiga uzi kuzi, ariko ntago ushobora kuba umwigisha utemeye kubanza kuba umwigishwa. Imana igukore ku maso kandi uyishurirwe, kandi Imana yite ku gusenga no kwifuza kwawe. Mureke mbasengere kandi Imana ibagirire neza. Imana ibaho umugisha, Imana ikubature. Urarushye egera Kristo, ariko kandi wemere akubature. Uri data wa twese mwiza Mwami, tugushimiye ko data wa twese mwiza. Niko umwanditsi yavuze. Yaravuze ngo nubwo Aburahamu atatumenye Isaka natumenye, wowe uri data wa twese mwiza. Ubesha mu nzu batayirashinge nibagiye rugero, utangira umugisha mu buryo utangira no mu cyaro. Uri Jehova Nisi El Shaddai, uri data wa twese mwiza. Utuze imbere yo kutwimenya, wadutoranyije itaradutoranya. Sengero no muntu warunkurikiye twabanye mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kugira ngo uvugane nawe Mwana. Ibyamurwanyaga ubirwanye, ibyamuhigaga umuhige. Uca imigozi yari wimuziritse, kandi abatuke ku mihango, abatuke ku mategeko, agira amahoro akomoka muri Kristo. Pawulo yaravuze ngo mureke amahoro abatwara, amahoro namutware. Ibyamurwanyaga ubirwanye, kandi umubature ku burwayi amaze igihe kirekire. Mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, cyo nikibikeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp nta kibazo cyo kamamagara kuri 0788 23 0788 0788 23 0741. Mugire ibihe byiza.